urampindura ubwisho w'ejo ndebe ko naramuka. Uwo mwumva muri iryo jwi yitwa Andi Bumuntu. N'amazina y'ubuhanzi, ni umuhanzi akaba yarasanzwe ari n'umunyamakuru kuri Kiss FM, ariko ubu yamaze gusezera. Mukanya turaza no kubabwira amazina ye nyakuri, tunagaruka ku by'isezera rye ku buryo burambuye. Ni umuryango usa n'uwasenyutse. Urebye iyi foto ukareba n'urugwiro babaga bafite iyo babaga bari kumwe muri studio. Kuva kuri Kiss FM kwa Sandrine Isheja Butera rero bikaba bivugwa ko kwaba kwabaye n'intandaro yo gusezera kwa Andi Bumuntu. Turaje tubirebere hamwe byose. Mbahaye ikaze nanone ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa nk'ibisanzwe. Ndakwibutsa ariko wowe udukurikiye gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV ku bushake. Niba byemeye Imana iguhe umugisha. Uyu munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2024. Turababwira ko nyuma ya Isheja Sandrine Butera na Andi Bumuntu yamaze gusezera kuri Kiss FM. Impamvu ni iyihe? Reka tuze tubirebere hamwe, ariko mbere gato ushobora kuba utarabashije kumva ijwi rya Andi Bumuntu. Ari umunyamakuru, ari muri studio kuri radio ya Kiss FM. Reka tubanze turi kwibutse gato. Urubyiruko se rufite critical thinking no gutekereza kakigosora. Ubu mu kiganiro cya mu gitondo cyabarizwagamo uyu Andi Bumuntu, iyi radio iri kumvikanamo Rusine Patrick na Anita Pendo bonyine. Kigali's #1 hit music station, Kiss FM. Yes sir. Waramse neza cyane, gitondo cyiza cyane. Anita waramse neza Rusine. Ariko urazinduka mana yanjye we. Wabibonye? Njyewe cyangwa ni kwa kundi na mavamuhira. Oya abantu benshi navugishije bambwiye yuko ngushobora kuri serie mu kazi. Naguhamagaye saa 11 n'igice gutyo na 40. Claude ngezo ndakubwira nti tugende turiyego tukunyureho. Ati ndicaye ndagutegereje. Ahubwo se ni gute utazinduka? Ni gute utazinduka cyane kandi ufite uruhinja. Uziko tubibutse ko Anita Pendo yaje kuziba icyuho cya Sandrine. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana uzaziba icyuho cya Andi Bumuntu. Ku muryango wanjye wa Kiss FM, aya ni amagambo atangira ibaruwa ya Andi Bumuntu ubu wamaze gusezera kuri radio ya Kiss FM. Ni mu ibaruwa ndende uyu umusore yashyize ahagaragara ashimira buri wese mu gihe yaramaze kuri Kiss FM, dore ko amakuru yo kwerekeza mu itangazamakuru ndetse no kuri iyi radio yamenyekanye kuva ku ya 20 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2022. Bivuze ko yaramaze igihe kibarizwa hafi mu myaka 2 akora kuri iyi radio. Mwibaruwa ye rero yavuze ko yafashe umwanzuro wo guhagarika akazi kuri Kiss FM. Agira ati ku muryango wanjye wa Kiss FM, kuba umwe muri timu nziza byari ikintu cy'agaciro mu buzima bwanjye. Buri gitondo byari by'agaciro n'umunezero gutangirana umunsi namwe, tukishimana tukaganira. Mbese ubufasha bwanyu n'inkunga yanyu nzakomeza kubizirikana, kandi ndashimira buri wese washyize urushinge kuri iyi radio, yaba uwakurikiye ikiganiro cyose cyangwa uwumvishe ibihwanye n'umunota umwe gusa.
mwese ndabashimiye. Kubera inshingano nshyashya mu buzima bwanjye nafashe umwanzuro wo gushyira imbaraga nyinshi muri izo nshingano nubwo nzahora mbakumbura. Nagira ngo mbasezereho ariko vuba tuzabonana mu bundi buryo mu zindi nzira cyangwa se n'ahandi. Mwarakoze ku rukundo rwanyu. Niba ruwa yashyizweho umukono na Andy Bumuntu ubwe ikaba ariyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2024 ni ukuvuga ku munsi w'ejo hashize. Reka gato ariko tunababwire imbere yo gusoza ibivugwa uyu musore yaba ngo agiye kwerekezamo, tunababwire uwo ari we mu buzima busanzwe. Amazina ye nyakuri yitwa Kayigi Andy Freddy. Mu mwaka w'2022 yari afite imyaka 27. Ubu afite imyaka 29 kuko yavutse mu mwaka w'1995. Ni umuhanzi wamenyekanye bwa mbere mu ndirimbo yise Mukadata, abandi bayikundira ko yari irimo amagambo yuje umubabaro n'agahinda yari ayirimo. Yakomeje ashyira hanze n'izindi nyinshi kandi aho twavuga nka Ndashaje, Appreciate, hakaza nitwa Valentine, Igitego n'izindi nyinshi. Izi zikaba zaramufashije kwigarurira imitima y'abatari bakeya, arakundwa akarahava. Uyu musore ni umunyarwanda wuje ubumuntu. Avuga ko icyamuteye kwitaba umuntu ari ukugira ngo azamure urugero rw'ubumuntu mu bantu ndetse kandi ngo nawe ubwe yibonamo ubumuntu. Uyu musore mbere yuko aba umuhanzi yakoraga ibijyanye n'amashanyarazi. Ubu sinzi ko yakwemera gukora ibijyanye nabyo, gusa ariko mbere yo kwerekeza muri ibi by'ubuhanzi kwistara umuriro umuhaye akazi cyangwa ikiraka yarebagaho. Uyu musore rero abantu banyuranye bakaba bakomeje kugenda bavuga byinshi ku isezera rye. Bamwe bamwifurije kugira amahirwe masa mu byo yerekejemo, abandi bamugaragariza umubabaro wo kuba abamubuze batazongera kumwumva avugira kuri radiyo, aho bavuga ko anashobora kuba ariko agiye gukomereza umuziki we mu bindi, akawushyiramo imbaraga nyinshi, akawagura ku rwego rwo hejuru. Ariko hirya ku rundi ruhande hari n'abavuga ko yaba agiye kwerekeza hanze. Byose ariko nibivugwa birumvikana, tuzagenda tubimenya nk'uko yavuze ko mu minsi mike abantu bazongera kubonana nawe mu zindi nzira cyangwa se mu bundi buryo. Tuganye ku musozo w'iyi nkuru y'uyu munsi rero, ariko gato munyemerere mfate uyu mwanya anongere mbashimire. Mwarakoze cyane kubana natwe. Nimukomeze rero kudutera inkunga mukurikira ibiganiro, inkuru n'ibindi tubagezaho. Dukora kandi inkuru z'ubuvugizi ku bantu bigaragara ko bahutajwe. Niba wararenganyijwe dushobora kugukorera ubuvugizi binyuze mu nkuru n'ibiganiro tunyuza hano ku Ibendera TV. Umusanzu wacu nuko tubagezaho inkuru zitandukanye kandi tukabona azihindura ubuzima bwa buri wese. Nitwa na Cretine Rushwa, ndabashimiye cyane, mwirirweho muhaye kandi muronke.